Ni inshuro nyinshi zibaho umuntu yapurayinga muri sisiteme ya Mifotra arimo gushakamo akazi, ugasanga abantu bamwe batsinze cyangwa se abandi ntibatsinze, ariko wajya kureba ku rutonde nko ku bigo biba bishakamo abantu benshi, ugasanga harimo abantu bagiye batambuka babatarutse. Ese uzi impamvu yabyo? Nibyo tugiye kubabwira muri iyi video yacu ikurikira. Komeza rero dukurikire, ukore like, usubscribinge, umenyeshe abandi ibyo tubagezaho byiza, hanyuma dukomeze tubageze amakuru y'ingenzi. Aha turi ni kuri Mifotra, Ministry of Public Service and Labor. Reka twinjire kuri Mifotra neza. Mu gihe itarafunguka, ndi kubabwira cyangwa nshaka kubereka impamvu usanga abantu bamwe bahawe imyanya, babaye recruited cyangwa se bakoze accepted, ariko ugasanga ahandi wenda baracyari pending kandi barapasinze bafite amanota menshi. Akaba ari byo ngira ngo tuganireho muri uyu mwanya. Stay in touch. Ahandi ni kuri Mifotra cyangwa se ku rubuga abanyarwanda basabiraho akazi ku bigo bya leta byose, e-recruitment. Ndashaka kwinjira muri system, dufate poste imwe abantu bapurayinzeho, hanyuma turebe uburyo bagiye bahabwa imyanya. Turibaza impamvu bamwe muri abo ngabo batahawe iyo myanya, aribyo tugiye kureba, hanyuma tubive umuzi. Ahangaha murabona umukandida wa mbere yagize amanota menshi cyane, handikaho passed written exam, ariko ntabwo yigeze ahabwa akazi. Abakurikiyeho bose bahawe akazi. Hanyuma tujye kuri uriya mwanya wundi, nawe harimo undi wabaye passed written exam. Katureba abakurikira kuko niba barahawe akazi, nabo murabibona yuko bahawe akazi nk'uko biri gukomeza tubibona imbere yacu. Impamvu nta yindi, nuko aba bantu bose turi kugenda tubona, turaza kumenya impamvu yabyo, impamvu batigeze bahabwa akazi. Ni kuri Mifotra, sisiteme y'inyabwenge ihuza abantu bose bakora akazi ndetse n'abahawe akazi bose. Ni impamvu imwe yonyine, nuko uwahawe akazi adashobora kongera kugahabwa mu kindi kigo cya leta, aho sisitemu ihita irikogonayizinga ikerekana umuntu wahawe akazi muri icyo kigo. Bajya kumuha akazi mu kindi kigo, sisitemu igahita ivuga yuko afite akazi. Stati igenga abakozi ba leta ivuga yuko umukozi byibuze agomba kugumara mu kigo cya leta imyaka 3 agikoramo. Nyuma y'imyaka 3 akaba aribwo yemerewe kuba yahindura. Niyo mpamvu rero usanga muri sisiteme ya Mifotra akenshi iyo post ifite abantu benshi, umwe ahabwa akazi undi ntagahabwe. Ntibivuze yuko baba bamwirengagije cyangwa se wenda badashoboye akazi, ahubwo biterwa nuko aba afite akandi kazi cyangwa se yarasebutinze indi offer muri Mifotra. Bamugeraho bagasanga muri Mifotra harimo indi offer. Icyo wamenya cyose rero nuko akazi kose wahabwa muri Mifotra ukasebutinga, biba bigoye kugira ngo ubashe kubona akazi mu kindi kigo nyuma cyangwa se mbere y'amezi n'imyaka 3 yose. Ariko hari ibigo bya leta usanga bifite imyanya bigikoresha uburyo bwa kera, ugashyira system cyangwa se ugashyira imyanya kuri website zabo. Urugero harimo nka WASAC, Water Sanitation Corporation. Nk'uko muri kubibona, iracyashyira imyanya ku isoko, ariko iyo myanya ikayishyira he? Kuri website yabo. Kadufata urundi rugero, ikigo cya REG. REG nayo ni ikigo cya leta, nkaho cyagashyize imyanya kuri Mifotra, ahubwo nacyo kiracyakoresha uburyo bwihariye, kigapostinga position cyangwa se imyanya y'akazi kuri website yabo. Ese impamvu ni iyihe? Turaje tuyivume mu buzina yo mu kanya. Impamvu nta yindi rero, nuko ibi bigo akenshi usanga bikora ari ibigo bya leta, ariko ibikorwa cyangwa se bifite abafatanyabikorwa b'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga cyangwa se ibigo byigenga. Hanyuma ugasanga ntago baruzura neza yuko cyaba official ku buryo cya posting kuri Mifotra, kuko Mifotra ijyaho ibigo bya leta byuzuye. Hanyuma ibijyanye n'imishahara ndetse n'imisanzu cyangwa se amashimwe ahabwa abakozi ba leta, byose tubisanga ku rubuga rwa Mifotra, ariko tukibanda dukoresheje mywage.org. akaba ari urubuga rugenewe gukusanya amakuru yose ajyanye n'imishahara, ariko nabo bakifashisha igazeti ya leta. Reka tujye ku kigo cya Mifotra. Abajya babona level ugasanga poste bashyizeho level runaka utazi, reka tugiye kubivumuzi tubashe kubisobanukirwa neza.
ahangaha tugiye kuri mifotra permanent secretary aba afite level F, ni umuyobozi w'ikigo runaka ugira F yonyine. Hanyuma salary arembwa amafaranga bashyiraho ni gross salary. Kuri mifotra urabona ko ahembwa $1,613,013. Ahangaha tubabwire yuko haba harimo n'imisoro byose. Hanyuma habajya babona level 3.2, muri kubona nko kuri mifotra bashyizeho umwanya ugasanga hariho level 3.2, abahembwa $646,000, level 4.3 akaba ahembwa $558,000, hanyuma level 4.2 akaba ahembwa $485,000. Nguko uko abakozi ba leta bagenda bahabwa amafaranga ndetse n'imishahara ku buryo burutanwa bitewe na degree cyangwa se experience bafite muri ako kazi, cyangwa se nanone bigaterwa n'ubunararibonye bafite mu byo bakoze byose. Hanyuma hano rero kuri mifotra abakozi babo bagenda bagira amarevo agiye atandukanye. 4.2 abenshi niyo bahembwa, hanyuma hari level ya 5.2 ho abahembwa $404 by'amanyarwanda. Iyo ni gross salary ntabwo ari net salary. Dushyize muri net salary ku muntu uhembwa $404, ushobora gusanga ahembwa amafaranga afata mu ntoki ari $280. Customer care officer wo muri mifotra we ni level 6.2 akaba ahembwa gross salary $337 buri kwezi. Hanyuma uhembwa make muri mifotra ni secretary in unit, cyangwa babandi bavuga ngo ba secretary, nibo bari kuri level yo hasi cyane nk'uko turi kubibona hano hasi. Hanyuma rero iyi akaba ari imishahara yo muri Ministry of Public Service and Labor. Hanyuma muri video zigiye gutambuka tugiye kujya kwibanda ku bigo byose tubagezaho imishahara y'abakozi bahembwa, harimo za National Electoral Commission, Rwanda National Post Corporation, Office Auditor General, Public Service Commission, Prime Minister Officer, hara ni muri primature ngira murahazi, hakazamo za National Women Council, Cour Supreme, Ministry of Defense, Military Medical Insurance, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Agriculture Export, Ministry of Trade n'ahandi hose no muri Rwanda Standard Board, National Inspection and Competitive Authority. Aba bose tuzagenda tubanyuraho ku mishahara yose kubabyifuza, kuko akenshi ujya kwaparanya ku mwanya ugasaba bashyizeho level ariko ntubashe kumenya amafaranga ndi buhembwe naya. Noneho wajya no kwa accepting ugapfa kwa accepting, wenda ukasebutinga umwanya uzaguhemba make kandi ari undi wari wizeye yuko uzatsindaho ukabazabona amafaranga menshi. Akenshi rero kumenya level kuri poste wa applyinzeho biradufasha cyane, ukamenya uko nugera mu kazi bizaba byifasha. Hanyuma ibi ni ibigo byose ndi kugenda mbereka ku buryo noneho mu gihe kizaza uzajya waprayinga mu kigo uvuga ati wenda harimo agatubutse cyangwa se harimo amafaranga make tugendeye kuri level bashyizeho. No za Ministry of Health, Ministry of Infrastructure hose tuzagerayo, Rwanda Aviation Association Authority tuzagerayo, Rwanda Institute Administration Management ariyo bita RMI, muri Ministry of East Africa Community, Ministry of Natural Resources hose tuzagerayo, Rwanda National Council Person with Disability. Ibi byose ni ibigo bya leta, Rwanda Governance Board. Hanyuma ibi mbibutsa ko ibigo byose bya leta bipostinga imyanya yabo kuri mifotra, ariyo mpamvu biba binoroshye kuba wahita ubona imyanya utiriwe ujya kera yuko twajya kuri ama website ya bino bigo bimwe, ugasanga wajya ugasanga imyanya yararangiye utazi ko yanagiyeho, ariko hano birafasha cyane. Stay in touch, byose ni kuri mifotra, ni amakuru arambuye tugiye kujya tubagezaho buri munsi. Hanyuma ushaka kumenya imyanya y'akazi yose wakwibanda kuri mifotra ku rubuga rwa website yabo, ukajya kuri e-recruitment, niho dusanga amakuru yose y'ingenzi ajyanye n'akazi ku bigo bya leta. Hanyuma ku bigo biri private nabyo tuzajya tubinyuramo tubereka aho mushobora gusanga ayo matangazo yose y'akazi. Ni hano kuri Akumunsi. Stay in touch and subscribe, shishikaze n'abandi bose kudukurikira. Stay in touch.